urugendo rw'iminsi 2 n'andi masaha 2 arengaho. Hano ndi kumwe n'abakunzi ba Sport yaba ba Marayika yaba ba Gacuma. N'urugendo rwawe rumeze gute Marayika? Umva urabona n'urugendo rwari rukomeye n'urugendo rutari rutworoheye umunaniro n'iki naho urabibona nibwo tukigera hano nibwo tukiva muri bisi ariko nukuvuga ngo rwaba urugendo ruremereye rwaba urugendo rumeze gute nuko twebwe twihebeye ikipe yacu tugomba kuyikurikira higiye hose tuzayiga inyuma nkuko yandini bivuga tuzayikunda mu bintu no mu byiza niyo mpamvu rero n'uwo munaniro ntacyo tubwiye ngubu tugiye kureba ukuntu dushaka hano turuhukira mu gitondo n'umuni tubyuke dushwanyaguza icyo dukeneye no gukuramo Singida. Gacuma umuntu ashobora kuvuga ngo mwakoze urugendo rw'iminsi 2 irenga n'andi masaha avuga ngo ku munsi w'ejo nta mbaraga muzaba mufite ku munsi w'ejo ubu ntago muzaya muri stade imyuka iruzuye dufite imyuka twebwe intego yacu ni ugukubita Singida ibitego bingahe bitatu tukigendera nta nubwo bikiri 2 kimwe ni ibitego 3 tukayikubita tukigendera niyo gahunda dufite. Wowe bimeze bite ko numva wagira ngo nta mbaraga nyinshi mufite? Nta shida twebwe ikintu cya mbere kitumanukanye nane kubwe na mbere ikituzanye twebwe nago tuje kuvuga ku ifoto za hano muri Tanzania kuko ne tusanga tuhazi twebwe ikintu kituzanye no gukuramo ikipe bita Singida tukayereka ko nta mwana sikera voma ira ikipe turasha mu myaka turasha buri kimwe cyose niyo mpamvu tugomba kwiyemeza duhangana n'abakuru bayo bari abayanga tukayikuramo tukangana za zama na za Simba tuje twerekana n'abanyarwanda bose bari hano n'abandi banyarwanda twasize mu Rwanda twebwe tubijeje itsinzi kandi itsinzi tugomba kwibaho ko byagenda kose n'uruca abana ahubwo ngene natangiye gutekereza urugero rwanga ndasa n'urushoje ndimo natekereje Burundi kuko ubu ngo bagakanya numva umutima utangiye gutekereza Burundi kuko Singida nayo ku ibitego 3 bimeze bite Mutara? Bimeze neza nitwa Maître Innocent. Ejo mufite Singida ku isaha y'isama za hano Dar es Salaam ufite ikihe kizere cyo kuza kuyikura 5 kwa 5 ikizere turagifite urabona urugendo twakoze kuva ejo bundi kwa kabiri ku mugoroba tuva ku mupaka kugera hano Tanzania urabona turananiwe ariko tumeze neza muri rusange ejo rero Singida turayikuramo ibitego 3 ku busa tukikomereza nta kindi kibazo. Abdul kutoka mu Gatsata ebana meze neza wallahi ebana alhamdulillah ngeze hano amahoro turashima Imana nta numwe urwaye nta numwe wavunitse ubu twese turi bazima ikizere ni kishi 100 ku gihumbi umva tugomba gushwanyaguza kuko ebana insinzi abanyarwanda batwitege abanyarwanda twebwe tugiye kuzamura ishema ry'u Rwanda abanyagasyata abanyamirambo amajyepfo amajyaruguru mwese mutwitege turi tayari tuko tayari tugiye kuzana intsinzi kandi Singida tugiye kuyihanangiriza n'undi munsi nani makipe yose muri Tanzania tugiye kuya isomo kuko Rayon Sport ni ikipe itagimenyerwa ni ikipe y'amateka ni ikipe yanditse amateka kandi igiye kongera yasubire twebwe tugiye kugira muri kimwe cyaka uyu munaniro wano masaha mugenze uratumeje umufana ubu tugiye kugenda turuhuke tugiye koga ubundi ibindi nejo mu kibuga muzabyibonera ekipe nk'uko umeze neza abafana twahageze twasesekaye imbaraga zirahari murimo murabyumva oreyo unda mace nako rwarutabura Papa Gomez yes sir ndabona imbaraga ukizifite imbaraga ndazifite kandi ashimira igihugu cyanjye nkashimira Skoro nkashimira Megasiyo ubona ko afite ibyangombwa bitandukanye nkashimira n'abana nyine umugore wanjye abo twase mu Rwanda impamvu ndahangana uko yesashimwe ejo reyo Singida murayirasa byinshi cyane ngewe ikintu cya mbere akabi karimenye icya mbere turayisha abanyarwanda ishema umunaniro wabaye mwinshi duhamaguru yabyimbye ariko tugomba gushwanyaguza bacumwa mu Kinyarwanda ngo ikinongo gitinya imvura uko twaje tuzatamoro Imana mwana wa mama reka musobanure gatoya sibyo no kubanga ikintu cyaba asante niko nakuja kwa Tanzania iko napenda sana baba niko kwetu Tanzania naipenda sasa Singida inaloa Marayika uraje uranyongoranga igiswahili mwakire twagiye tukimenya nukuvuga ngo Singida tunaipiga 3 kwa 0
Ngogo iki? Singida tunaipiga 3-0. Bisobanuye iki mu Rwanda? Bisobanuye ngo mu Kinyarwanda bisobanuye ngo turayitsinda 3-0. Si no ariko nayi naje hari abambwira ngo 2 none ubu ngo byahindutse ngo byabaye. Njyewe mbuze uko amarangamutima yanjye ameze. Singida tunaipiga 3-0. Bisobanuye ngo turayitsinda 3 ku busa bwabo nyine. Ariko se nta muntu uraza kugira icyaho cy'umunaniro. Umva reka nkubwize ukuri. Ubu tugiye gukaraba twisige igikotoro turyame turuhuke nta kibazo cy'umunaniro twebwe. Iyo bigeze ku ikipe yacu by'umunaniro tuba tubyibagiwe. Urabona twanananiwe twabyimbye ibirenge ariko nyine nta kundi ejo tuzakoresha imbaraga zose zisigaye. Byose imbaraga ku mutwe zose dushoboye. Nibagira ikibazo nabo bazaduha ibyishimo turaba tubari inyuma rwose n'ubu nuko tugeze hano bwije imyitozo yarangiye twaye no kujya ku myitozo yabo ariko bumve ngo turi inyuma yabo ejo bazadushimishe twambuka i Kigali tunezerewe tukoyemo Singida. Bimeze bite Narebe ndabona ariko sa nkaho imbaraga ariko ubundi igiswere bimeze bite igiswere ndakizi ariko nakijua sasa mimi jina langu wanaita Fedha. Sasa nafika Dar es Salaam nzuri uko sari ibindi birenze bijyo noneho tugeze naha amahoro icyo cyambe twanda dushima Imana bari twaje turi benshi mwabibonye hari nabaje mbere yacu mbere uko tuza ikituzanye rero gukora imiri ya kipe bita Singida ntago tuje gukina ni twaje guseka Tanzania twemeye kuyigunyuma igihe cyose so icyo muzera abantu ntimugire ubwoba basigaye mu Rwanda turahababereye ntimugire ikibazo ko dufite gano gukora Singida kandi twatsinda 2-0 je niko nanzwe asante sana yego Ruwanyanza yes nanaze kugenda nashimiye wenda abantu batubaye hafi by'umwihariko Sikoro n'umuterankunga wacu twaraje nta cyaka twigeze tugira nacyo mu nzira nibwo byagiye bigenda mwese murabizi twaturi kumwe bamwe kuntu byagiye bitubira ikibazo Sikoro ari ikenewe kandi ikindi ngewe wenda ndimo gushishikariza abafana bizeye twavuganye n'umutoza tubwira ko bitewe n'urugendo twakoze kuno rwamuvunnye twatuvunnye natwe abafana yatwijeje ko agomba kudushimisha ikintu cya mbere yatubwiye ko kwa kundi agiye kwataka nuko ngo nta modoka ashaka gupanga aka kanya arashaka kurekura byibura akavuga ati kama mbaya niba ari umushyitsi yaraje turamwakira tunamwigaho tubona ukuntu bakina ubu ejo tuzataka ariyo mpamvu twese turimo guhuza ku bitego 3 ariko Banyanza reka nkwakireho gatoya mu mateka si ubwa mbere ubonye umutoza wacu avuze yishimye yarakagomba kunezeza nibwo avuze yishimye gahunda rero twebwe dufite niyo gusezerera Singida tugataha tunezerewe tugataha tumeze neza cyane kandi gahunda dufite rwose Gacuma ariko ndabona kabisa namwe icyo bita morali iri hejuru twebwe urabizi waba uri gukurikira kino urabizi kuko wagusaba kuba umurinyi ijambo rya mbere musaba nuko agomba guha agaciro akabona abamama baje abapapa baje abasore baje ndetse n'abana batoya nabo akabahesha agaciro yego yo none njya gusoza twashimira abo twasize yego uko badusengeye n'abagore bacu nabo twase mu Rwanda yego Tanzania irarenze ariko natwe twashishema cyo gihugu yego kandi Imana ibafashe namwe ko mwaje ngo twabyimya mu nta kibazo. Asante sana. Nashukuru sana baba. Tanzania ni kwetu, Banyarwanda tuwasikwe baba. Yanga naipenda sana baba. Asante sana. Bamwita Nyamasheke ndabona na vuvuzera zawe wahageze n'imyuka myinshi umusore umeze ndakubona kabisa ku gatuza kawe abantu uri kumwe n'uwo bita Abdul kutoka Gatsata mu giswere gitomoye ugiye kubanza ubugenera ubutumwa abafana ba Singida barimo kukumva none hangaha n'abakinnyi ba Singida bashaka ko bari kukumva none hangaha ubita Nyamasheke. Ya nashukuru sana tumetoka Rwanda juzi lakini tumefika hapa saa hii. Kitu cha kwanza nataka nianze ni kuomba Mungu Mungu uko natwe. Tulikuwa na safari ndefu kutoka huko kufika hapa, tulikuwa na safari ndefu. Safari ilikuwa maneno mengi sana, tumekutana na serikali barabarani bametushimamisha, lakini umeona sasa tumefika hapa, lakini tumeshukuru Mungu. Lakini kitu kimoja nataka niambie wale mashabiki wa Singida,
lakini sasa umeona wametembea hapa, lakini bado sijakuza kutembea hapa, tumekuza kutafuta goli. Kinyarwanda dusoze mu Kinyarwanda. Icyo mbwiye abantu nuko mbabwiye ko dushimye Imana ko kuva ejo bundi twaza kugera uyu munsi tugeze hano twahuye n'urugendo rutoroshye duhura n'abapolisi n'abasirikare badahagarika mu muhanda, ariko tuhageze amahoro. Ubutumwa rero ntanze ku bafana ba Singida, ntago tuje hano tuje gutembera, tuje kwashaka ibitego bitari hasi ya 2-1. Ubundi ngasezerera Singida, nkinjira mu matsinda nkagenda ngahura n'indi sinzi aho izaturuka, ni bari muri Ethiopia. Bana twonya twinjira mu matsinda nka 2017-2018. Murakoze cyane. Asante sana Nyamasheke. Nashukuru sana, tunashukuru. Nawe nakubwira ngo ndagushimiye, tuzabane ku munsi w'ejo, urugendo rwari rurerure, ejo tuzabane da. Mucyara baravanga inshallah. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Asante sana. Abana bakunzi ba equipe ya Sport, twebwe turi hano Dar es Salaam nka 93.9 na Rwanda Magazine, tumeze neza cyane hano Dar es Salaam, murabibona ibintu byose bimeze neza. Abadive bari mu Rwanda nababwira ngo isabato nziza, abayisilamu nababwira ngo ijuma mubaraka, mumere neza cyane. Natwe tumeze neza cyane hano Dar es Salaam, ibintu byose turagenda tuyakurikirana. N'urugendo rutari rworoshye, iminsi 2 n'amasaha atatarenga hano, ariko Dar es Salaam twageze amahoro. Ejo ni match equipe ya Sport ku isa kumoya hano Dar es Salaam, ku isa 12 mu Rwanda. Byose muzabikurikirana nta kibazo na gito yagihari. Emi nkushimire kuri kamera, njyewe nitwa Byiringiro Gasana Neriva, tukaba turi hano ndani Dar es Salaam.
nuko ubwo twarimo dutambukana n'abakunzi bacu twibaza aho dufatira kamwe Imana ibikoze igitangaza gikurikira ikikana twisanze ahantu hadasanzwe sibwo buri umwe yicaranye niwe mu mutuzo ni mutubingaro burimo maze amuhumbeza ibiti by'inganzamurumbo bihakikije nk'uko ubibona agafasha imitoma kwinjira neza tugitekereza ku cyo kunywa twasanganijwe ibinyobwa by'amoko atagira ingano bega we tumanuye abiri rero dushaka gucinya akadiho niko kutugeza mu kabyiniro rushobora kwitiranya na ya Las Vegas barata umubiri byaranze tuti turatashye bati mwikwigora aha dufite amacumbi ari ku biciro bito ugereranyije n'ubwiza bwayo nirinze kuvuga iby'igikoni kidasanzwe bafite kuko byatuma nongera kwirya iminwa kubera nyamacoma n'izindi zo mu ifuru utasanga ahandi wikwirushya na Google yibaza ngo ahangaha nihe kuko ni kuri Banza Uruhuke Bar and Restaurant ni munsi y'isoko ry'Ikabuga haruguru neza y'ishuri ryo kwa Richard ku bindi bisobanuro hamagara 0788 79 268 ye baba we mbere y'izindi gahunda Banza Uruhuke.